nigeze ku Kibungo aho bita Inashu, mpageze nsanga barasengera munsi y'igiti. Umuntu akazana bya bibuye bya rukarakara akagitera akakizana munsi y'igiti agaterekaho, haba ibiti bigira ibibabi binini, agafata icyo kibaba akagishyiraho akicara. Noneho ngiye rero navukiye aho mbona isengero, naza ni Kigali nkabona Nyarugenge, kubona ari abantu bari munsi y'igiti. Natabawe nuko abakera bari baratubwiye ko ari uko byatangiye. Noneho rero nsanga hari korari iri kurepeta y'abantu nka 6. Muri abo 6 harimo utwana 3, harimo agakobwa kamwe gafite nk'imyaka nka 12 n'itatu. Ariko iwabo hari y'indaro zikwiragiye urugo rwabo rwose. Izo nzu za muviringo, hano hari akararo turaro tuvuga utwo ngutwo abatoya ntibamenya ruduki, nubuze ubutoya bwa burebure babagiye bubaka bakajya bashyira mu iby'abadayimoni. Noneho rero umwana bararirimba, nanjye mbabwira ijambo ry'Imana ritoya. Turangije mwarimu arambwira ati, umuntu w'Imana tujyane iwabo uyu mukobwa, ubu ngubu ubwo yaje muri korari ntari bushobore kwinjira mu rugo, ntibamwemerera, bisaba ko tumujyana tukajya gusobanura. Tugenda, tugezeyo ari ndi kumwe n'undi muyumbe nawe igishirira. Tugezeyo dusanga ubwo budaroraro bwose. Noneho umusaza arasohoka areba umwana we nabi, amunamukankamira cyane, bwatuvuye he? Umwana aravuga nyine n'ubwoba. Muzehe akiri guhangana n'umwana, twebwe n'umuriro w'Imana turimo, ibyo byo by'abana ntitwabyitaho, tubona uturaro tugiyeho. Senya kararo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umusaza ibyo gutongana n'umwana birahagarara, ati none se, ati nibiki bimukoze, ati kandi birabakoraho. Akajya bivuga asubira inyuma, ajya ku muryango w'inzu, avuga ati none hagira uwinjira hano areba uko turinjira, turashwanyaguza mu izina rya Yesu. Banyarwanda nimwumviye inkuru, twahawe umuriro wa Pentekote, nimushake na umuriro uhore waka ku gicaniro. Uwo muriro wakendetse uvumbikwe, uhore waka ku gicaniro. Bwana sifiwe. Mushake umuriro w'Umwuka Wera, niwo wonyine ugituma umuntu areka ubusambanyi, niwo wonyine ugituma umuntu areka ubujura, niwo wonyine ugituma umuntu akizwa, niwo ukenewe none n'ahazaza. Bibiri iravuga ngo twahawe Umwuka Wera, tumuhabwa ari ingwate y'ubugingo. Ritanga ubuzima, rikore icyo waritumye mu izina rya Kristo. Kandi umukozi wawe ugiye kurivuga umwuzuze Umwuka Wera, umuhindura akanwa kawe, umuhindura igikoresho, uvugire muri we. Kandi natwe abateranye uturinde imbaraga zose zatuma tutaryumva uko ubishaka, uduhe kuryumva uko ubishaka. Kandi ijambo ryawe risohoze ubushake bwawe mu buzima bwacu, ritanga ubuzima muri twebwe, ritureme nk'abantu wifuza kandi wishimira, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Torero ry'Imana Yesu nashimwe. Turabaramukije cyane, twari tubakumbuye, none Imana iduhaye kongera kubonana. Imana ibihimbarizwe. Dufite intashyo za bene data hirya no hino mu itorero ry'Imana. Rero
turarambuye ibiganza tubaha intashyo z'abera mwakira izo ntashyo. Tudatinze turi mu cyumweru cy'amasengesho dutegura kwinjira mu munsi mukuru wa Pentekote. Iki cyumweru rero ntabwo ari twe tugitangije, cyategetswe n'umwami wacu ubwo yabwiraga abigishwa ngo bagende bajye i Yerusalemu bategereze ibyo data yasezeranye. Bigeze ku munsi wa 10 rero mwumvise icyo umwuka wera yakoze mu bantu. Uyu munsi kuri iyi tariki dushingiye kuri gahunda z'itorero ryacu rya ADEPR mu gihugu hose, turi ku ngingo ivuga ngo ububyutse buzanwa no kuzura umwuka wera. Sifa kwa Bwana. Ububyutse buzanwa n'uko umuntu yuzuye umwuka wera. Hamwe n'ibyo turashimira abaririmbyi mwaririmbye neza, muririmba indirimbo nziza kandi zishira muri iri jambo ryo gusaba imbaraga z'umwuka wera. Reka ducunguze uburyo umwete dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 19, ibice 19 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Byo tuvuga ni ububyutse buzanwa n'uburyo umwuka wera yakuzuye yuzuye abantu. Muri iki gice cya 19 cy'igitabo cy'ibyahishuriwe cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyanditswe bivuga ngo, duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Apolo ari i Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Aba bantu bose bari nka 12, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Amen. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma rivuze ku mubatizo. Umubatizo utari uw'amazi, umubatizo w'umwuka wera. Nk'uko tubizi, Yesu ajya gusubira mu ijuru, yasize abwiye abigishwa ngo icyakora mwebwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ndagira ngo nkurikire, ndavuga ububyutse buzanwa no kuzura umwuka wera. Umuntu wese utuzuye umwuka wera ntashobora kugira ububyutse. Niyo abugize buba ari bwa bundi bw'ubuhangano bwo kwigira ukuntu no kwivugisha ukundi. Ariko ububyutse bwo mu byanditswe buzanwa n'uko umuntu yuzuye mpwemu mweranda. Sifa kwa Bwana. Uyu mwuka wera y'umubonye ububonye ububyutse. Iyo umubonye ububonye imbaraga. Iyo umubonye ububonye ijuru. Haleluya. Umubonye ububonye ijuru, umubonye ubonye imbaraga, umubonye ububonye ububyutse. Ubu bubyutse burimo ibintu byinshi. Hanyuma aba bantu tumaze gusoma bo mu Efeso bari abantu bizeye Yesu, bihana ibyaha byabo,
baguma aho ngaho ari abarokore, ari abantu beza bubaha Imana, bagendana n'Imana, bakorana n'Imana. Bukeye Pawulo agera iwabo muri Efeso. Ahageze asanga abo bantu 12, arabegera batega amatwi inyigisho barimo baganira. Bumvise, arabaza ati ariko mwa bantu mwe, mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera Yesu? Arambwira ati atuvuze gute? Mwahawe Roho Mutagatifu mugitangira kwizera Yesu? Arambwira tumva rero mu majambo y'Imana twumvise iby'uyu mwuka shwida ntitwamenye ko yaje. Bayumbe, uziko ngubu mwiri torero ari riri hano ari nari hirya ku isi, hari abantu bari mu itorero bakijijwe, bakunda Imana, bagendana n'Imana, mu by'ukuri bayirangurijemo, ariko batamenye ko uyu mwuka wera yaje. Hari n'ababimenye ko yaje kubera ko bajya bawubona ukora imirimo n'ibitangaza, ariko ntibamenye ko uwubatijwemo abageze aho yagombaga kugera. Kamvuge gatoya mu byo nabonye. Iri torero mu 1940 ritangira, byararuhanyije kugira ngo tubone umuntu umwe wemera kwizera Yesu, kuko ubutumwa bwiza bwageze mu Rwanda hakoreshwa ururimi rw'igiswahili. Noneho Yesu bakamwita Yesu, niko yitwa mu giswahili. Mu kinyarwanda yitwaga Yezu, kandi uyu Yezu hari idini ryari rimuvuga cyane, rititaye cyane ko amenyekana, ariko ryavugaga Yesu. Abaturage rero bumve Yesu kandi avugwa n'umuzungu umwere, bakavuga bati ibi ni ibindi by'inzaduka, si wa Yezu wacu. Hanyuma igihe cyaragiye hakoreshwa uburyo bwinshi kugira ngo abantu baze bumve. Imyaka 3 irangiye, bwacyaga ari ubunani. Je mwumva amakuru, bwacyaga hari bunani. Niwo munsi habatijwe umukristo wa mbere. Nimwashaka abariho none mujye mugenda mukore n'ingendo shuri, mujye kureba amateka y'itorero. Uwo munsi rero arabatizwa. Aho yabatirijwe harahari, ikimenyetso cyaho kirahari. Abatijwe rero ari muri Yorodani, bamaze kumubatiza, kurya bamwibiza bamugaruye, misiyoneri amukora ku rutugu, ahabwa ati gira ijambo uvuga. Avuga mu giswahili, nicyo cyakoreshwaga. Avuga ngo ninatoka mautini naingia uzima wa milele. Haleluya. Abati mvuye mu rupfu ngiye mu bugingo. Misiyoneri aranezerwa, aravuga ati tukubatije urumwe, ariko ubutumwa bwiza buzakwira iki gihugu cyose cy'u Rwanda. Mu myaka yashize tubaza uwo mukristo wa mbere, turi gukora amateka n'abaririmbyi, twamubaza tuti none iri jambo misiyoneri yavuze urivuga iki? Yari umusaza ukuze. Aratubwira ati bana, atuhereye mu Bugarama ukazamuka ukagera imatimba, haba nijoro haba kumanywa, ukabaho ahantu hose uhagaze, ugataka ati ngende umwadeperi none ndi hano, atuzajya kubona ubona abadeperi baraje ari benshi, bakugirire neza izina ry'Uwitekanisha. Niki cyazanye ubu bubyutse rero? Aguma hari umwe, buracyahajya abandi bake bake. Hanyuma bigeze mu 1948, ndimo ndavuga iby'Imana yakoze mu Rwanda. Mu itorero ryahitwa Ibigutu, ubu uyu munsi ni mu karere ka Nyamasheke. Mu itorero ryahitwa mu Bigutu mu 1948 baraterana, iteraniro riraterana. Risohotse
nimusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 242 biravanga abo bantu bajyaga bashishikazwa no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Ubyo byazamwe n'iki? Bwari ububyutse, donc gusoma ijambo ry'Imana no gusenga byari ububyutse buzanywe nuko bari bamaze iminsi mikeya babatijwe mu mwuka we. Umuntu wawubatijwemo akunda ibyanditswe, umuntu wawubatijwemo akunda gusenga adacogora, umuntu wawubatijwemo akunda bera, umuntu wawubatijwemo akunda guterana. Bateranye rero, iterano ryatangiraga saa 4 rikarangira saa 6. Rihumuje umwuka wera abinjiramo arabaryohesha ijambo ry'Imana. Abari ababwiriza butumwa bagera kuri 3 bari bariyoboye iryo torero. Baragenda bajya mu kazu k'ibyatsi, n'ibyatsi n'amazu y'ibyatsi yarariho icyo gihe. Bana ntimubone muri kudabagira mu matara no mu majyambere. Ntabwo iri torero Yesu yari yaravuze ibintu bikomeye. Hanyuma bari muri ako kazi k'ibyatsi bakomeza basoma Bibiliya, ikajya ibaryohera irabaryohera. Bakiri kuryoherwa, umuriri w'Imana umanuka muri ako kazi k'ibyatsi. Abo bagabo bari 3 barafatwa, bafashwe babatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Buri wese avuga mu rurimi rushya. Bavuze mu rurimi rushya, twatwana tuba turi ku kibuga tuzunguruka, natwo turafatwa, twinjira mu kuvuga mu rurimi rushya. Biragenda bigera mu ngo, bafatwa n'umwuka wera, abaturage barafatwa. Kandi iyo zone yari zone, hari ahantu hakorerwa ibintu byo gucuragura, byo kubandwa, byo gushika by'abarozi. Aba baburangiza n'ubu ntibyari byashira cyane, ariko ubutumwa buhageze, umwuka wera hageze, yaranyeganyeje arashwanyaguza. Ubu ngubu hari amatorero, niho hari abahanuzi ba originali, niho hari abanyamwuka b'abakecuru n'abakobwa n'abasore n'abagabo. Uyu mwuka ububyutse buzanwa n'izi mbaraga zo kubatizwamo, bufite imbaraga nyinshi. Abana bafashwe rero, abana kuva muri za ndimi birananirana, baravuga baragaragurika ku kibuga. Ari abo basaza bari bataranasaza, buriya banganaga na mwarimu Edimo mu myaka, baragaragurika n'abana. N'iki? Abarozi rero baravuga bati ubu rero aba bana, aba baporo baturogeye abana. Babarozi ibishitani, babyitaga ibishitani. Babarozi ibishitani biruta ibyo tuzi mu miryango yacu. Nta kindi. Abantu bazanye aba bantu n'abazungu batuye igihundwe. None rero twitoremwe abajya igihundwe, bajye kubwira muzungu ko abantu be baturogeye abana. Itimi ritoye, barirukanga n'urugendo buranti rwa buri ku bantu b'abasore nk'aba ngaba bo muri Shitimu. Ntibabura kuhagenda iminota nka 40 bamanuka mu misozi baterera bagenda. Aho nk'ukuri ngewe n'amasaha 2 banza yagera. Bageze igihundwe, ndimo ndavuga ububyutse buzanwa n'izi mbaraga. Kutabatizwa mu mwuka wera n'ukunyagwa zigahera. Hanyuma bageze igihundwe, urumva inyigisho zari zahumuje n'igihundwe. Bari missionnaire yarari muhira, hakaba hari umuzungu w'umwongereza wari wavuye Bukavu aje gusura umuzungu mwene wabo. Erega ni kera ubwo aho umuzungu aciye yabaga ari umwe nko mu myaka ingahe utazongera kubona uwa kabiri. Muzungu mugenzi waza kumusura, barimo baganira rero babona ikipe y'abantu. Icyo gihe nta nabagiraga inkweto, babaga nta n'isuku ndende babaga bafite. Babona ku muryango hari abantu bari gukomanga bakomanga. Hanyuma baravuga bati niki? Haza umusemuzi w'abazungu, ko abanyarwanda bari bataramenya n'agaswahili n'agakeya. Hari umusemuzi ari nano wabaye umukristo wa mbere. None mu gusemura baravuga ati mwebwe abantu mwohereje iwacu baturogeye abana basaze, bari kuvuga kandi ntimugire ngo bahise ko biruka, babanje kugira ibyo bakora byo kubazanza birananirana. Nta pepu ryakirukana Yesu ndiribaho, ntari hari.
hanyuma babwiye muzungu ibyo, muzungu yari amaze imyaka 8 abwiriza ijambo ry'Imana, anavuga umubatizo w'umwuka wera, kandi yabivugaga adahinza mu bihugu by'iwabo bari barawubonye. Na missioneri wahagurutse azanye ubutumwa yabonye ahagaze ku musozi wa Kimiranjaro wo muri Tanzania, abona ibi bihugu by'ibiyaga bigarabona bimuri imbere, yumva ijwi rimubwira ngo nimujye kubwira abantu ubutumwa bwiza. Sifa kwa Bwana. Hanyuma rero muzungu abyumvise, koma agatima aranezerwa, avuga ati uyu ni umwuka wera wakoze ibi. Abashyira mu modokari, cyo gihe kugenda mu modoka ntabwo ari uruhinzo, apana buri kugendana kontake yawe, wayigendagamo ari umuzungu yigushyizemo. Abapakira mu modokari ariko ajyana na wa muzungu. Wa muzungu rero we ntiyari umurokore, yari umupagani, ariko waje gusura umuzungu mwene wabo. Baragiye rero, bageze mu biguta aho ngaho, n'ahandi hari igiturage gihanitse, kuko n'ubu banza kitarahumanuka cyane. Hanyuma bahageze basanga abantu baracyari mu ndimi, basanga utwana turigaragura, basanga ibikecuru byafashwe, basanga ibisaza byafashwe. Jina la Bwana libarikiwe. Noneho rero muri uko gufatwa bari guhanura, bari kuvuga mu ndimi nshya. Wa muzungu rero w'umupagani waherekeje uwabo agiye kumva, yumva utwana tw'uduturage tutanakarabye turi kwigaragura tuvuga mu rurimi rw'iwabo, kandi duhaye tumurondora. Yumvisha uko tumurondora, afatwa na sirikwi, ayoberwa ibibaye, yemera kwihana. Haleluya. Turimo turavuga ububyutse buzanwa n'imbaraga z'umwuka wera. Muzungu asanga Imana yakoze, aranezerwa. Abapfumu n'abashika bababaye bari nkariya, ariko muri bo bari gufatwa, bamwe bari gufatwa. Nuko rero cyo navugaga ahangaha, uyu muriro urakomeza, uyu muriro urakomeza, ugera hitwa, ukwiriye igihugu cyose. Abizeye Yesu bose b'abadeperi bamaze kubatizwa, bashishikarizwa gusaba n'umubatizo w'umwuka we. Aba bayumbe bacu bigisha abanyamubatizo, hari ibintu batagomba kwibagirwa mu nyigisho batanga. Icyambere ni ukumenyekanisha ko umuntu wese wabatijwe mu mazi agomba no gushishikara agashaka umubatizo w'umwuka wera. Ba missioneri rero iyo babonaga wacujijwe, bakomezaga bagupfunda mu masengesho. Mushumba abantu nabo gupfundwa mu mahombi, kabapfunda mu mahombi. Ejo nari kumwe n'abazabatizwa, nabwiye abigisha babo nti nyabuna aba bantu bagangaje hano bari buzuye cya cyumba cyo hejuru. Ndareba ndishima, harimo abakuru, harimo abatibanira hamagara. Hanyuma rero ndabwa ntimugire umwete mwinshi, aba bantu ntibabacike, bakomeze binjire mu basengeshe. Ndabwa ngo abazagira amahirwe muzabatizwa muri ino minsi mu mwuka wera, ariko hari n'uzabatizwa bari kumubatiza mu mazi, uzagira umwaka akavamo Imana itaramubatiza mu mazi. Uzakomeza usenge uyinginge nawe ikubatize. Ibasha kubatiza vuba, ubasha no gutinda, ikiri gushaka nyine kumera uko ukwiriye kumera. Ubu bubyutse rero buhereye aho ngaho bukwiriye igihugu cyose. Abizera Yesu b'abadeperi baharanira kuzura imbaraga z'umwuka wera. Missioneri rero iyo yakujyanaga akakwigisha, akakugeza aho abona wuzuye ubatijwe mu mwuka wera, ikimenyetso ukatura, ukavuga ururimi rushya, atari bya bindi by'ibirimi bindi, ururimi rushya. Yabaga azi ngo uyu muntu atogeye mu mazi y'Imana, ntabwo acikuyemo ivivi. Hanyuma uwo rero niwe bakomeza kwigisha ijambo ry'Imana, akajya afashwa naryo, baririmba agafashwa, bavuga ijambo agafashwa, wasenga agafashwa. Ubu bubyutse rero bw'uyu mubatizo w'umwuka wera bwarazamutse, bukwira igihugu cyose. N'uyu munsi natwe turawufite. Kambabwira ibintu bikomeye.
mbere yuko Yesu azuka mu bapfuye, mbere yuko Yesu yohereza uyu mwuka wera, reka mbivuge gutya, abanyarwanda, abanyamahanga twese ntabwo twari twemerewe kubona ku mwuka wera. Kubera iki? Umwuka wera mu isezerano rya kera yarazaga agahanga ku bami. Ubu mwami umwuka wera yamuzagaho, hanyuma akamukoresha ibyo agomba kumukoresha, hanyuma akagenda. Ntiyamuturagamo, yamuhangagaho. Kabiri, umuntu uw'Imana ishaka gukoresha umurimo w'ubuhanuzi yarazaga akamuhangaho, agahaguruka agahanura, yamara guhanura akamuvaho, akazamugarukaho ikindi cyashatse kumukoresha. Umuntu Imana ishaka gukoresha bene iyi mirimo yo gutaka urusengero no kurwubaka no kugira gute imirimo y'ubukorikori butandukanye, nko kubaka ihema, nko gushyiramo imyenda ya kabayonga, nko gukora umwenda w'umutambyi, uwo nawe Imana yamuzanagaho umwuka agakora ibyo agomba gukora, yarangiza akagenda. Byagenze bite rero? Mu babihabwaga byashakirwaga mu nzu yo kwa Aroni, mu nzu y'Abayuda. Mu Buyuda niho hari icyicaro cy'Imana. Hanyuma rero mu bagombaga no guhanura, mu bagombaga kuba abami n'abatambyi, ntabwo iwanyu hari harimo, iwacu ntihari harimo, indi Rwanda ntihari harimo. Ubwo nukujya iriya hirya bari kurwanirayo. Ariko Yesu amaze kuzuka mu bapfuye, sifa kwa Bwana. Uyu muzuko wa Yesu wakoze ibintu bidasanzwe. Si ubugingo gusa yaduhaye, ahubwo yatugabiye n'impano y'ijuru, aduha umwuka wera. Kandi uyu mwuka wera yaduhaye, nanje ndawemererwa, nawe urawemererwa. None ntabwo ari ukiri uw'abanyaburasirazuba bwo hagati bonyine, ahubwo Bibiliya iravuga ngo uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Nawe iramwemera. Kubera ko twemewe n'Imana, nanje mfite uburenganzira gusaba umwuka wera, none nanje nkamuhabwa. Nawe uramukwiye, nawe urabyemerewe. Turakwingingira kwinjira mu bubyutse butangwa no kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Narabibonye aba bayumbe, hari abo mushyira muri korari Mushumba, bageramo bakazana ambutiyaje, bakayizana. Hari imyaka iri kanisa ryabayeho kugira ngo ushyirwe muri korari, mwabayumbe mwe muri kuza mufoka ngo naje ndaririmba. Donc kugira ngo ushyirwemo, tukakubaza tutese wakijijwe ryari? Katubwira wakijijwe iki? Ukatanga ubuhamya kandi ukabutangaza rani mu ruhame, kugira ngo utaza kubumpa ngenye urukambeshya. Hari abantu bajya batanga ubw'ibinyoma bakibeshera ko ngo babaga mwibi nta nabyo, ukabutanga ku mugaragaro. None abantu bose bakavuga bati niko bimeze, uyu muntu yari yaratuzengereje muri quartier, ariko uhereye icyo gihe avuze yarahindutse. Tukumva ubwo buhamya bw'uko wahindutse, tukishima. Kabiri, none gumaze guhinduka byagenze bite? Maze guhinduka nagendanye n'abayumbe, nagendanye n'abanaka, bamanya amasengesho, banyigisha gusenga, banyigisha gusoma Bibiliya, banyigisha gutanga ubuhamya. Tukamenya abo bayumbe ni bande, bamubera abaformateri. Uyu muntu yigiye kuri bamwari mu muragowe. Umuntu arigishwa n'indaya, akigishwa n'igisambo, akigishwa n'umubeshi, akigishwa n'uwambaye ubusa, byarangira akaza atariko murakira muri korari. Korari yaje kuba induba, yaje kubiki. Hanyuma rero tukakubaza ngo none ko tubonye ubuhamya bwiza, wabatijwe mu mwuka wera cyangwa nturabatizwamo? Niryo jambo uyu muyumbe yabajije abantu. Tese mukimara kwizera,
mwabatijwe mu mubatizo w'umwuka wera cyangwa batireka da. Hari watubwiraga ati ibyo byo rwose banyigije ko nsenga mushumba, nasengeye aha naha hari ahantu heza havugwa Imana burya iba hose, mujye muyisengeraho muri hose irumva. None akavuga ati narasenze umwaka wa mbere wa kabiri tukumva twaba tutuye umuntu nubwo Yesu atarawumubatizamo ariko ari mu murongo wo kuzabatizwa, kuko uyu mubatizo n'uw'abantu bose. Nicyo gituma Yoweri yari yarabivuze ati abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, hanyuma abasaza bo bazajya barota banerekwe. None se muragira ngo mwabayumbe mwe? Nje najyaga mbe Cyangugu, ndi muri bisi tujye mu biterane Gisenyi, Gitarama, Kigali. Nkava Cyangugu ntera ikorasi igashira ngashyira hindi, igashira ngashyira hindi. Uriya mukobwa njya kumushaka yakuruwe nuko ndi umuyumbe, arande baravuga ati uyu muyumbe kabisa. Ariko nawe ageze mu kanisa araririmba ijuru rirakinguka, abantu bakavuga batese ni marayika umurimo ni ibiki. Nanjye ndavuga nti uyu niwe mfiraho kabisa, uyu w'umwuka. Bwana asifiwe. None tukavuga tuti uyu muntu ubwo ari mu murongo wo gusenga akaba atitirije uyu mwuka, ni mumushyire muri korari ajye mu kiguri cy'abayumbe, rero azawubatirizwamo. Turababwira ko umuntu wabatijwe mu mwuka wera abageze ahantu tujya gushaka abandi. Uwo ngo aba yamaze kubona mwarimu uzagendana nawe, uzamuyobora, uzamutesha. Mukobwa umwe bigeze kumubwira bati mukobwa ko waje wambaye imyenda ibonerana kandi ukidarika ukajya ku murongo w'imbere muri korari, byagenze gute? Wabuze indi myenda wajya? Ni umukecuru wabimubazaga, yari amuhitanye. Ntabwo atariko abakecuru kabisa, ibintu by'abakecuru nibyo mutuzanamo twebwe abantu baba.com. Ariko reka twihute. Umwuka wera yo yaje, wabatijwe mu mwuka wera. Icyambere nturuhanya, kabiri ntibakwigisha uko bakaraba, ntibakwigisha uko basokoza, ntibakwigisha uko wambara. Umwuka wera ajya yigisha abantu. Niyo mpamvu mw'iri toro rya ADEPR mu Rwanda dushingiye ku muriri w'uyu mwuka twiboneye n'amaso yacu. Nababwiye ngo aho hantu habaga abarozi n'abapfumu n'abashika, ariko mu Rwanda hose basengaga Nyabingi na Ryangombe, baraterekeraga bakabandwa. Ni ukuvuga nigeze ku Kibungo aho bita Inashu, mpageze nsanga barasengera munsi y'igiti. Umuntu akazana bya bibuye bya rukarakara akagitera akakizana munsi y'igiti agaterekaho, haba ibiti bigira ibibabi binini, agafata icyo kibaba akagishyiraho akicara. Noneho nge rero nari navukiye aho mbona isengero, naza ni Kigali nkabona Nyarugenge, kubona ari abantu bari munsi y'igiti natabawe nuko abakera bari baratubwiye ko ari uko byatangiye. Noneho rero nsanga hari korari iri kurepeta y'abantu nka 6. Muri abo 6 harimo utwana 3, harimo agakobwa kamwe gafite nk'imyaka nka 12 n'itatu. Ariko iwabo hari y'indaro zikwiragiye urugo rwabo rwose. Izo nzu za muviringo, hano hari akararo, turaro tuvuga utwo ngutwo abatoya ntibamenya ruduki, nubuze ubutoya bwa burebure babagiye bubaka bakajya bashyira mu iby'abadayimoni. Noneho rero umwana bararirimba, nanjye mbabwira ijambo ry'Imana ritoya. Turangije mwarimu arambwira ati umuntu w'Imana tujyane iwabo w'uyu mukobwa, ubu ngubu ubwo yaje muri korari ntari bushobore kwinjira mu rugo, ntibamwemerera, bisaba ko tumujyana tukajya gusobanura. Tugenda, tugezeyo ari ndi kumwe n'undi muyumbe nawe igishirira. Tugezeyo dusanga ubwo budaroraro bwose. Noneho umusaza arasohoka areba umwana we nabi, amunamukankamira cyane, bwatuvuye he? Umwana aravuga nyine n'ubwoba. Muzehe akiri guhangana n'umwana,
twebwe n'umuriro w'Imana uturimo. Ibyo byo by'abana ntitwabyitaho, tubona uturaro tugiyeho. Senya kararo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umusaza ibyo gutongana n'umwana birahagarara, ati none se, ati nibiki bimukoze, ati kandi birabakoraho. Akajya bivuga asubira inyuma, ajya ku muryango w'inzu, avuga ati none hagira uwinjira hano areba uko turinjira, turashwanyaguza mu izina rya Yesu. Banyarwanda nimwumviye inkuru, twahawe umuriro wa Pentekote, nimushake na umuriro uhore waka ku gicaniro. Uwo muriro wakendetse uvumbikwe, uhore waka ku gicaniro. Bwana sifiwe. Mushake umuriro w'Umwuka Wera, niwo wonyine ugituma umuntu areka ubusambanyi, niwo wonyine ugituma umuntu areka ubujura, niwo wonyine ugituma umuntu akizwa, niwo ukenewe none n'ahazaza. Bibiri iravuga ngo twahawe Umwuka Wera, wakagakiza twemeye, twagaherewe resi idasiba yitwa Umwuka Wera, n'ingwate twahawe yuko turi abanyejuru. Kubw'iyo mpamvu uyu Mwuka Wera tukwingingira, urawemererwa, ndawemererwa. Uyu niwo mwuka impanda nivuga, haleluya, impanda izavuga, umwuka azaza akora umurimo, aturitse ibitare, azamura abera. Uyu mwuka impanda nivuga, umwuka undimo, umwuka ukurimo, niwe uzaduhindura kandi atuzamure. Impanda nivuga, tuzabana n'umwami turi mu kirere, nta njigi bizasaba, nta dari bizasaba. Tuzahagarara mu mwuka, dukorere mu mwuka, twakirirwe mu mwuka, duhemberwe mu mwuka, tuzahabwa ibyasezeranijwe. Kubw'iyo mpamvu ndakwinginga ngo niwinjire mu masengesho, usenge Imana, uyibwire ngo nanjye numpe ku mwuka wawe wera. Iki nicyo cyifuzo twebwe cyatujyanaga muri mo Kigali. Muri ramo Kigali none nta n'impyisi zikibamo, zabagamo, hakabamo n'inzoka. Rero bajyaga baza gucukuramo, niba zari za gasegereti, tukagenda rero no muri ibyo byobo, umuntu akihishamo akavuga ati nje gusaba Umwuka Wera. Hanyuma bukeye abasaza baraduhugura bati isi yahinduye imirisho, mujye muza tubaha icyumba hano ku rusengero bariho mu gusabira. Hari abagiye banga kumva ivuga, bakanga kumvira bungere. Ngewe umunsi umwe bari bagiye kuntenga, nzize ububyutse, nari nzize iki, navuga ko ari njye ukijijwe ngenyine. Abasaza baranginga bati ntabwo ari wowe ukijijwe wenyine, hari n'abandi bakijijwe. Ndiyangira, ndi kubera ko ngijwe cyane ngenda nigende nginde. Barambwira bati ngwino hano. Buriya rero umushumba n'igitsure ni ngombwa. Barancoga baranjyanisha ati tani induru mu bantu, umva neza ibyo tuvuga. Nuko ndumva, maze kumva rero ubwo icyo gihe yo bantenga basha, ubu pasiteri nari kubukura he natenzwe. Rero uyu Mwuka Wera ni ujya wemeza umuntu kari uw'intege nke kandi akanamwereka uko azivamo. Niyo mpamvu tukwinginga ngo wemere, winginge Imana ikubatize mu mbaraga z'Umwuka Wera. Simvuza abagabo bawubatijwemo. Ubutumwa bwiza bugeze ahitwa Samariya, muzabisanga mu gice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa. Paulo yavuze ijambo ry'Imana, abantu barafashwa, abantu barahembuka. Hanyuma nasubiriye Yerusalemu anezerewe. Yerusalemu niho hari itorero rikuru, niho hari kuri Hedekota, niho hari kuri ADPR yaho y'icyo gihe. Ahageze umushumba wari uhayoboye, umushumba wari uhayoboye yari Yakobo.
wavukanaga na Yesu wanditse uru rwandiko, niwe wari umukuru, niwe wari umushumba mukuru, noneho ariko ari kumwe n'abandi ba Yohana na ba Petero. Pawulo aragaruka, ahageze arabwira ati i Samariya bemeye ijambo ry'ubutumwa bwiza, bararyakiriye, abasobanura uko byagenze, baranezerwa, bafata Petero bafata na Yohani, babwira ati ngani mujye gusura iryo kanisa mureba abo bera bakijijwe. Baragenda, bagezeyo i Samariya bahasanga itsinda ry'abarokore bakijijwe, bakibaganiriza ibyanditswe. Ibyanditswe birabanezeza, muri uwo munezero babatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Petero na Yohana babarambikaho ibiganza. Sifa kwa Bwana. Reka mvuge ibi biganza kubera ko ndisaziye nta. Ibi biganza mubona by'abera, ibiganza by'abantu bakijijwe bari byo mperaho, birimwo ububasha Imana ishiramo iyo ishatse kubikoresha ibintu bikomeye. Uyu mwuka wera yirukanye abadayimoni mu bantu, abasazi basaze ku gasozi, abantu bahura nabo bakagira umujinya wo mu buryo bw'umwuka, bagafata icyo kigabo cyasaze cyangwa uwo mugore bakamubwira ngo mu izina rya Yesu abadayimoni aho mwaturutse hose mugende. Hari ababanza kuvuga ati mutubabarire, muri kudutwika cyane. Umupantekotero w'umunyamwuka kumva igishitani kiri kuvuga ngo bari kugitwika, none ajya yakibekeza. Abantu bagakira abadayimoni, abantu bagakira ibyaha, abantu bagakira. Uyu mwuka ibintu yakoze muri iki gihugu nibyo yakoze mu isi yose, nibyo agikora. Turagusaba ngo wuzure umwuka wera. Kamvuge impamvu nkeya zatuma wuzura. Icyambere, kugira ngo uzagere mu ijuru uzajyanwa n'uyu mwuka wera. Icyakabiri, kugira ngo ugume mu rugendo rw'uburokore neza, uzashobore kurangiza urugendo neza, ukeneye kuzura umwuka wera. Niwo wonyine ujya ushoboza abantu kudakora ibyaha. Umukobwa umwe ibihungu byaramusimbukiye. Kera twasengaga nijoro, none mwamugiye mu masengesho, hari urugomo rw'ibihungu by'ibipagani mu makaritsiye yose byarahabaga. Noneho abakobwa bajya gusenga bakaba nk'uwo bahigiye, batura tuzamufata ku ngufu, kuko uretse no kumufatira mu nzira bashobora no kugufata aho babonye bakagushyira igihungu bashaka, bati nguyu umugore tuguhaye umugore. Bwacya mu gitondo iwanyu bamenya ko bagufashe, bakavuga ati ndacyo bitwaye, mutuzanira inzoga mugumane uwo mukobwa wacu. Ubupagani. Abana mwe muje ku ngoma ya Yesu, yumuza ku ngoma ya shitani, baba babatapfunira itabi, amajosi bayujuje impiki. N'agakobwa rero kitambukira kajya kwisengera kagashirira mu Mana, ibihungu ibi bitatu birakayora. Bikayoye rero kavuga ati mu izina rya Yesu abadayimoni b'ubusambanyi ndabirukanye. Ubwo bari kukirukankana yumva ntibirekuye, arongera ati mu izina rya Yesu abadayimoni b'ubusambanyi ndabirukanye. Ibihungu bimuta hasi biriruka. Iri zina rikiza ibyaha niryo mukinisha. Ibya Yesu ntibishira, nzavuga ibindi ikindi gihe. Ariko reka nkubwire, umuntu wese ushaka kuzura umwuka wera hari inzira yaciwe n'umwami wacu. Iya mbere ni ukwizera Yesu ukihana ibyaha byawe. Kabiri, ugasenga ubudasiba. Nyemerera rero wumvishira ijambo. Imbaraga z'uyu mwuka wera zakijije abantu ibyaha, zakijije abantu ububata. Izi mbaraga zizajyana abantu mu ijuru. Mvuge ngo ndakwinginze ubika umutwe wawe, ubwire umwami Yesu uti ndi hano, nanjye mbabarira ibyaha nk'uko wabibabariye abandi. Mbabarira ibyaha nk'uko wabibabariye abandi. Igorogota niho twaboneye incungu. Hanyuma ku munsi wa Pentekote twabonye imbaraga ziduhesha kunesha. Rero ninde ushaka kwizera umwami Yesu utari wamwizera, narambura ikiganza yizere Yesu abigaragaze ku mugaragaro.
rambura ukuboko kwawe. Ninde ushaka kwizera Yesu? Urakoze cyane, nawe urakoze. Yesu abaha umugisha. Ninde nawe wose urasigara uragira ngo twe twamwizeye hari igihombo twabaye tugihura nacyo? Uyu Yesu tukubwira arabatura ingoyi zose, ibyaha wowe ugira ngo ntiwareka, niwe wabiturekesheje natwe. Bibiliya ivuga ngo natwe twahoze muri mwe, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Mwongere murambure, abarambuye ibiganza nimurambure nanone. Turabashimiye Imana, nimuhaguruke aho muri, muze hano imbere. Abakuru babarambikeho ibiganza byerejwe uyu murimo, kandi izina ry'Uwiteka rishimwe ku bwanyu. Nimwigire hino, niba hari uri hejuru nawe nayururuke naze. Nimuze bana bacu, nimuze bakundwa. Yesu araguhamagara, Yesu arakuhamagara, Yesu araguhamagara. Nawe ngwino, Yesu araguhamagara. Nawe ngwino, imbaraga zo mu mwuka wera zizagushoboza, imyaka yawe yose zizagushoboza. Turashimira Yesu wohereje umwuka wera wo kudufasha gukomeza urugendo. Twarimo tuvuga ububyutse buzanwa no kuzura umwuka wera. Aba bapfukamye bashaka kwizera Yesu, iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri niyo kwanamiza ko ari abanyabyaha. Intambwe ya gatatu izaba iyo gukomeza kwinginga Imana ngo ibuzuze umwuka wera. Ariko nawe uri hano wumvishe iri jambo. Muririmbyi yaravuze mwumvira ijambo niryo kwizerwa. Aranaririmba uyu wa 19 aravuga ngo wongere ucane umuriro mu mitima yacu. Ubika umutwe wawe mu Kristo, ubwira Imana ngo ngere ucane umuriro mu mutima wanjye. Reka ninginge umushumba yegere hino asengere aba bantu, nawe agusengere. Ubwira Imana ngo ngere ucane umuriro mu mutima wanjye. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubera ko ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe ribeshaho. Mana, izina ryawe nirishimwe. Yesu waravuze ngo mwuka wera naza azabigisha, azabasobanurira ibyo nababwiye mubisobanukirwe, ariko azanabigisha kandi niwe uzemeza abantu. Turagushimira ko umwuka wera yemeje aba bantu bakemera kukwakira Kristo, bakemera ko winjira muri bo. Izina ryawe nirishimwe. Aba bemejwe n'umwuka wera bakabapfukamye, Yesu ngwino winjire muri bo, bohora ubugingo bwabo, tunganya ubugingo bwabo, bahindura ibyaremwe bishya, barememo abantu wishimira, barememo abantu wifuza. Kandi amaraso yawe abuhagire rwose, abakureho imyanda y'ibyaha, abakureho guhumana kose. Amaraso yawe Kristo abeza batunganye, kubera ko amaraso yawe areza, amaraso yawe aratunganya. Amaraso yawe akimara kubatunganya turabasengeye kugira ngo buzuze umwuka wera, bigishwe n'umwuka wera, basobanurirwe n'umwuka wera, bayoborwe n'umwuka wera, barindwe n'umwuka wera. Kubera yuko umwuka wera ari hejuru y'imbaraga zose, ari hejuru y'ubushobozi bwose. Aba turabasengeye mu izina rya Kristo kugira ngo umwuka wera abafashe kunesha, abafashe guhinduka ibyaremwe bishya. Tugushimiye Mana umurimo ukoze muri bo, tugushimiye umurimo urakomeza gukora muri bo. Ukomeze uhabwe icyubahiro muri bo, ukomeze ushyirwe hejuru muri bo, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uhereye kera rero uyu mwuka wera ntakora ikintu kimwe cyo gukiza ibyaha gusa, akiza n'indwara. Reka nsabe mwarimu wigire hino usengera abarwayi. Bene data bakundwa, ibyo tuvuga kuri Yesu ntabwo tumubeshyera. Ni umugabo w'intwari, ajya akiza indwara abaganga bose bananiwe. Amapare akareba akabura indwara, nyamara wowe uri kuribwa. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo wumvise ni ijambo ry'igitsikamutima, rihagurukiremo. Mwarimu nagusengere mu izina rya Yesu. Mana ikiza abarwayi. Umuririmbyi yaravuze ngo muganga wacu ni Yesu, muganga wacu ni Yesu, muganga wacu ni Yesu.
kandi ijambo ryavuze ngo ubaye utarinze umudugudu ngo abarinzi babera amaso ubusa. Bivuze ko abaganga bavurira ubusa, Imana ibaye atari ivuye umurwayi. Aba bene data bahagurutse bizeye ijambo, bahagurutse bizeye Yesu, bahagurutse bizeye imbaraga zikiza. None natwe tubasengeye mu izina rya Yesu, twaboneyemo gucungurwa kose. Haleluya! Birashoboka yuko muganga yavuze ngo ntabwo bishoboka, kandi ijambo ryerema ngo ibidashobokera umuntu bishobokera uwizera. Turasenze ngo Imana ibakize uhereye none, biyumvemo ubuzima, biyumvemo gukira, biyumvemo kuba neza. Umwuka w'Imana akore operation amapareye y'abantu yananiwe. Ndagushimira kubakiza, uko ijambo ryawe ngo nimusenga mwizere. Mana turategereje kwakira umwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Wongera ucana umuriro, wongera ucana umuriro mu mitima yacu twese, mu mitima yacu ibitagushimishije, ubitwikishe umuriro, ubitwikishe umuriro. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Mana yacu, Mana yacu, reka tubiririmbe. Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Kandi impano z'uwo mwuka, kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire, ndetse ukize n'abarwayi, ndetse ukize nabo bakumenye n'abarwayi, nabo bakumenye. Kandi impano, kandi impano, kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire, ndetse ukize n'abarwayi, ndetse ukize n'abarwayi, nabo bakumenye. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano.